guhemukira umuha igihe no kugirira neza umuha igihe nukoze nabo umuha igihe nukoze neza umuha igihe. Nta munsi n'umwe uzashimisha bene Kanyarwanda cyangwa se mwene umuntu witwa umuntu mwene Adamu nta munsi n'umwe uzamushimisha ngo ujye mu nzu rya musinzire, kuko nushaka umushimisha uzagira depression, uzagira pressure izamuka idashira, kuko washatse gushimisha umuntu runaka. We kugira ubushimisha kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze. Niba ubona kongera gushaka ibyo bizanezeza umutima we n'abana we n'umuryango wa, go ahead, jya kwa sheikh, jya kwa pasteur, jya hebya bisozi. Niba ubona yuko kuguma wenyine ari byo binejeje umutima wawe, bitari kunezeza umutima w'abaturanyi, bari byo ukora, ariko bibanze binezeza. Ariko nugenda ku myumvire y'Abanyarwanda barahahanze uzafata nezerewe. Cyangwa ugomba kumenya, menya ubuzima bwawe, umenye inshuti nyanshuti n'abagenzi kuba twitandukanya, umenye ubuganiriza. Nugira ikibazo umenye umuntu wawe uri bubwire ibyawe akuganirize bishire, utabye kunywa amazi uryamusize. Abantu ndabazi, yego, uwo ari wese yakugirira ubugome, nk'aba mwarabanye mwarasangiye, waba waramuhaye waramugaburiye. Hari umuntu wigeze gushyira akantu kuri poste ngo umuntu umugaburira imyaka 12 akakwibagirwa mu minsi 3, ariko imbwa uyigaburira iminsi 3 ikakuzirikana mu myaka 12. Bivuga ngo rero ni ibintu bisanzwe bihari kandi bisanzwe, nzi yuko nta kineza umuntu, ntacyo wakorera umuntu ngo agushime, ntacyo wakorera umuntu ngo akunezeze, nta nubwo wasimbuka imijugujugu y'umuntu wari wese waba ari kugushaka. Ntago bishoboka, ni ikintu na kimwe kidashoboka. Erega nuko abantu baceceka, naho buri muntu wese ubashe gufata mikoro ngo avuga ubugome ari gukora bwa buri wese, nta muntu umwe wabureba undi mu maso. Ibintu byose by'igihe, uzakora neza uziha igihe, uzakora nabi nawe uzamuha igihe. Umuntu anaguhemukira akakubaza buryo uzamuha igihe, byose ni igihe. Ngo rero uguhemukira umuha igihe no kugirira neza umuha igihe, nukoze nabo umuha igihe, nukoze neza umuha igihe. Time. Isomo dukwiye kwiga nugora twiteguye, nibyo Tike avuze, gora twiteguye kandi gerageza kubana n'abantu neza. Umugabo ararangira ubwo bwiza, icyo kibuno birashira byanze bikunze, ariko amaboko yawe n'ubwonko bwawe ntibirangira. As long as uzashyira igishoro cyawe mu gukora ntibizarangira, ariko igishoro cyawe nutekereza ko ari ubwiza bwawe buzarangira.